hambere isa 12 z'umugoroba, hambere mu mateka, hambere mu muco wacu mu ngo, hambere ahangaha. Ikiganiro mugezwaho na Andre Isaka kuri IRTV ijwi ry'urugwiro. Hambere burya nta mukuru utagira mukuru we. Hambere hawe ntabwo hari hambere nkahanjye kandi ntihariho hambere he. Hambere ikiganiro wisanzuramo dukoma ku mateka, umugari n'ibirari by'insigamigani. Hambere aha inshuti mukunzi ukurikiye IRTV ijwi ry'urugwiro, ndakwakiriye kandi ndakwishimiye muri uyu mugoroba aho dutangiye ibiganiro tureba mu kahise ibyatambutse, tukaganira tugacukumbura, tukareba amateka, tukaganira ku mugani ducira abana ndetse n'ibirari by'insigamigani tuba twageneye abakuze kugira ngo nabo barusheho gusobanukirwa uko kera byagiye bigenda, imvugo tuvuga uyu munsi aho ziva. Ndi Andre Isaka muri studio ndi Paris mu Faransa. Ndizera ntashidikanya yuko nawe aho uherereye uri inshuti y'urugwiro, kandi wowe wakoze subscription kuri IRTV 150 ndagushimye cyane rwose, kandi ukomeze ukore comment, ukore like, ukore share kugira ngo tugwize urugwiro. Radio ijwi ry'urugwiro tuvugira Paris mu Faransa, ariko tukumvikana aho waba uri hose wumva ururimi ndi kuvuga. Ukanze y3 akadomo IRTV akadomo FR, ureba hagana hejuru ahantu hari show ya radio, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda uba ugeze rwose kuri platform dukoreraho ya Zeno, ukatwumva nkuko natwe tuba twifuza yuko amajwi yacu yakugeraho. Mwe muri kutureba amaso ku maso kuri YouTube, turabashimye kandi ntimugende mudakanze kuri iyo nzogera iraho hasi itukura ibereka yuko mwiyandikisha. Ni byiza ko mukora comment, mugakora like, ku buryo nyine hirya no hino bamenya inkuru nziza yo kugwiza urugwiro. Harabibaza impamvu kugwiza urugwiro ari byiza, ariko mu itangazo ritambutse Olivier yatubwiye neza yuko buryo urugwiro ari umwana w'amahoro. Muri uyu mugoroba tugiye rero gutangirana n'ibiganiro bitatu bijyanye n'ibyatambutse, aho tuza kureba umugani w'ijwi ry'urugwiro ducira abana, niwo turaza kubanza birumvikana, ariko turashyiramo hagati umusogongero w'amateka nawo turawuzana. Nyuma yaho ikiganiro cyacu kiraza gusoza tureba ikirari cy'insigamugani. Nizere ko rero utarambiwe uyu muyugiri mwumva ndi kuvugiramo, reka muhagarike ahubwo nzamura indirimbo idutera ishema, Rwanda nziza gahoraho. N'indirimbo dukunda muri iki kiganiro uzayumva inshuro nyinshi, nuko nyine tuba twibutse iwacu. Reka nsabe kubanga bw'ibyuma bamfashe indirimbo Rwanda nziza izamuke. Abamararungu baturirimba indirimbo nziza aho bagiraga bati ni indirimbo imara iminota 8, urumva ntago nayicuranga yose icyarimwe ngo mpite nyirangiza, ariko ndakubwira rwose ko mukanya ngiye kongera nyishyireho. Turajyana n'indirimbo Rwanda nziza gahoreho yaririmbwe n'abamararungu, ntabwo umwaka nabashije kumenya, ariko niyo hambere rwose. Ndaza rero gukomoza kuri bya bice bitatu nkuko nabivuze, ndaza kuza kujya ku cyiciro cya kabiri mu kirari cy'insigamigani, aho ndaza kuba mvuga inti aho intaganzwa yicaye ntihava. Intaganzwa yicaye ntihava. Ese ibyo bintu byaba byaravuye? Kandi bana ndabacira umugani, kuko iki kiganiro cyasimbuye ikiganiro cyanyu, tugiye kuya tubifatanya biza ari bitatu icyarimwe, aho nabaciraga umugani gusa, ariko n'abakuru ngomba kujya nabo mbabwira imvugo bamenyereye gukoresha
aho zaturutse, ndabangira nti ikirari cy'insigamugani kitubwira ngo aho intaganzwa zari izihe, ngaho intaganzwa yicaye ntihahaguruka. Gusa abantu mukunda guseka muze kuba hafi, kuko rwose muraza guseka byanze bikunze. Umuntu udaseka nimero ya radiyo arayizi, iba hano hasi mu bisobanuro by'ikiganiro kuri, ndabwira mwe munkurikiye kuri YouTube, abari kuri radiyo namwerekanye babwire, wenda mwarayibagiwe no guteranya 3 7 4 5 5 3 8 21. Iyo nimero ibiri hano hasi mu bisobanuro, ndetse nshyiraho imijyana cyangwa se imiyoboro yose yabageza aho ibyo nabaganirije nanabyanditse kuri IRTV.fr. muraza kubisanga hasi mu bisobanuro nkuko nsanzwe mbikora. Rero abana namwe nabashakiye umugani mwiza cyane, kandi ni namwe ndaza guheraho. Birumvikana mutaza yemwe no kuza gusinzira, ariko nimwe mperaho, ndetse hagati mbere yuko njya ku kirari cy'insigamugani ndaza kuvuga gato ku musogongero w'amateka, ndaza kuba ndi kuvuga ku by'ingoma y'Igasabo. Ndajya hirya gatoya mu mwaka w'1991 iyo ngoma ishingwa. Ubwo rero ntuze gucikwa, reka dukomezanye bana. Rero uyu mwanya n'uwanyu, mureke dutangire mbacire umugani. Ngiye kwacira umugani, ndumva hari nibagiye kubabwira uko witwa ubwoba bw'inyamaswa. Hari abantu bakuze bazi uyu mugani, ngiye kuca, uza kumva haraho nta wuciye neza araza kuza kunyandikira kuri ya nimero nababwiye, kandi narayisubiraho mu kanya, ndetse mboneraho gusuhuza mwebwe mwabashije kutwandikira. Ndavuga Kabirigi uri Guadeloupe, na Mbera uri i Rusaka, Kiza uri Kampala, na Diane uraha hirya Nyamati wacu i Bugesera. Ndagusuhuza nawe Rudasingwa uri mu Mutara, na Teta uri mu Bubirigi, na Ntwari uri i Tunisia. Reka rero nyuma yuko nshuhuje abavandimwe bacu badusuhuje, mbonereho kuguha nawe ikaze ngo nuramuka ufite icyo ushaka kuvuga muri iki kiganiro, ni karibu rwose uze kunyandikira kuri 3 7 4 hanyuma nawe umpe igitekerezo cyawe. Twagiye n'umugani wacu uvuga ngo ubwoba bw'inyamaswa. Umunsi umwe urukwavu rwari runaniwe, maze rwiryamira ahantu munsi y'igiti. Urabyumva nawe ko rwari rufite n'umunaniro, ariko igiti cyari igiti cy'amapapayi. Amapapayi ndumva abana bayazi, rurasinzira. Amapapayi, icyo giti rero yari yarahishije cyane rwose, nuko kubera nguhisha, ubwo nawe ugiye kwivira ukomeje kugenda. Kubera uburemere, rimwe riraza rigera ryari riba rirahanutse, ryikubita hasi, ryikubita uruhande rw'urukwavu neza. Urukwavu rurakangukira hejuru, rukanguka rufite ubwoba bwinshi, nuko rukeka ko ahari anyiri uwo murima uruvuza amabuye ashaka kurwica. Ntirwigera runamenya ibyo ari byo, ruti gusa kabaye. Hamwe mu nyumvire mwabana mwe, nuko ruhera ko rurirukanka, rwiruka rutazi iyo rugana. Baravuga mu Kinyarwanda ngo rwiruka nka masigamana, ariko umutima wari wavuyemo. Bana nshuti z'umugani rw'urugwiro, murumva byaraje kugenda bite ko mwumva urukwavu rwari rumaze kwirukanka, kandi rwirukanka rutazi n'impamvu rwirukanka. Reka nongere nsuhuze abavandimwe bacu bandi badutahije, bifuje ko twabasuhuza muri iki kiganiro. Ndasuhuza Louise uri hano i Paris mu Bufaransa, na Cecilia uri Norvège ukunda kutwandikira mu kiganiro umugani w'ijwi ry'urugwiro, ndetse nawe Agnes uri mu Budage. Ndagusuhuza na Rwambuka uri Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ubutumwa bwanyu narabubonye kandi ndabashima. Dukomeze n'umugani wacu rero. Urukwavu rumaze kwirukanka, ntiruzi kirwirukanyishije, rushigukiye hejuru. Nuko inkwavu zene warwo zirurabutswe ziti turashize, nimuze duhunge natwe. Nuko inkwavu zibonye urukwavu ruhunga, ntizimenye ibyo ari byo. Naho ubundi nitudahunga biducikiyeho, zirirukanka. Ubwo ngubwo rero nawe urabyumva, inkwavu zirakoranye, zirukanse ubutarora inyuma, ku buryo n'izindi rwose zahuraga nazo zazomaga mu nyuma zitiriwe zisobanuza. Ntabwo zigeze zibasha kuba zabona n'umwanya wo kubaza ziti nyamuneka ibyo bibaye ni ibiki ko muri kwirukanka.
ingeragere ngo zizibone ziti ubwo ziriya nkwavu ziri kwirukanka kuriya ntabwo ari gusa ishyamba rigomba kuba riduhiriyeho, nimuze duhunge, nuko nazo zigira zitya zizoma mu nyuma. Ingeragere zose zifata inzira, ingeragere aho zavuye zikagera zose zifata inzira zirukanka inyuma y'inkwavu. Muranyumvira mwabana mwe, ndi kubacira umugani ugira ngo ubwoba bw'inyamaswa. Za mahuma rero nazo ziza kwikanga iyo nkubiri, zicwa n'icyunzwe, burya zigira ubwoba kuri zo kanyagwa, nuko ubwoba burazitaha, igitima kiradiha, zituma ibizuru hirya no hino, amatwi zirayabanga, ziti uwo munuko ni umuriro w'ishyamba rihiye, noneho akacu karashobotse. Zifumya n'ibihehe rero mutayobewe, inzira zirayitora, si ukwirukanka zica ibiti n'amabuye. Babyeyi nkunda kubivuga, iyo mvuze imvugo igoranye mujye mumfasha musobanurira abana. Iyo bavuze ko umuntu yirukanka cyangwa se ikiruka cyose kirutse ariko kikaba kiri guca ibiti n'amabuye, guca igiti utagicishije umuhoro cyangwa icyuma, ukagicisha amabuye, nibyo ubwo muze gusobanurira abantu. Ntibyatinda imbogo n'amasatura birabukwa agashururu k'umukungugu kagira gatya, nuko waratumukaga cyane mu nzira y'urwo ruvange rw'inyamaswa. Ubwo niko amabuye avuza ubuhuha iyo nkora yose, mu gihe zigira ngo muri icyo gihe rero urumva ko ntabwo byari byoroshye. Inyamaswa zose ziri kwirukanka, ivumbi ryazamutse, nazo rero zikirangaguzwa gatoya, ntizabasha kuba zibyabaye. Urumva ko hari igihe ujya kubaza ibintu bikagucikira. Izo dusore muri zo ziba zirahise zigurukira mu bicu, ziti ibintu biracitse, ishyamba ryahiye, namwe murabaza mubaza ubusa. Zitabwo ni amahirwe tugize, nuko inkwavu n'ingeragere zabimenye kare, naho ubundi twari gushira. Mwabana mwe, ziti ndetse nta gushidikanya dukwiye guhunga, tugahungana nazo, nuko zirukira rimwe. Ubwo nimunyumvira ntizibajije. Mwabana mwe mujye mukunda kubaza. Inzovu nazo rero aho zibyagiye, inzovu ni ibinyamaswa binini, zishya ubwoba, ziti ubwo icyunzwe kimeze gutya kikagenda kiyongera, ishyamba ryahiye nta kabuza, umuriro turi hafi rwose, igisigaye ni ugukizwa n'amaguru. Ndebera nawe inzovu n'ukuntu zihana mwabana mwe, nazo zifashe ishyamba zirirukanse. Urumva yamabuye, umva umukungugu, ntabwo wabasha kubisobanura. Imigobora zigira zitya, zirayirarika, ibitwi nazo zirabyitera, nuko amaguru ziyabangira ingata. Inzovu ngizo girigiri, yewe ari nka filimi yabiryoshye mwabana mwe. Nuko inyamaswa amagana n'amagana, inini n'intoya, zigenda ari uruvunganzoka. Babyeyi, uruvunganzoka ntabwo abana bazi icyo bivuga. Ubwo zari nyuma y'urukwavu girigiri, induru iravuga, ibikombe biromongana, imisozi irarangira, urusaku rurushaho kuba rwinshi. Abana muzakina uyu mukino nk'uyu nguyu, bamwe mu b'inkwavu, abandi mu b'ingeragere, abandi mu b'inzovu, maze muvuza akamo igihe muzaba muri mu biruhuko, mwumve ukuntu umukino w'ubwoba bw'inyamaswa uzaba uryoshye. Ukaba wagira ngo ni inkuba rwose zirwaniye muri iryo shyamba. Ibintu ntabwo byari byoroshye. Mwabana mwe, ndabararikira ko mwajya mutegera amatwi iki kiganiro guhera saa 12, nubwo kizajya kiba kirimo ibice by'abakuze, ariko iminota 30 ibanza mu isaha ya saa 12 twayihariye abana, indi minota 30 ikaza kuba yaho tuvuga ku musogongero w'amateka, indi 30 ikaba iminota duharira ikirari cy'insigamigani. Nguko uko twagabanye iyi saha n'igice n'akazi k'inyine gakeya, n'uyu muyugire muba mwumva iyo ngiyo mu bitugu by'iki kiganiro.
inkwavu uko rero zafashe iya mbere zumva induru n'imirindi inyuma yazo, murabyumva ko zo zari ziri imbere. Uko zibyumva zikarushaho gushya ubwoba, noneho kabaye si ukwirukanka, zikarushaho zigasara zigasizoka. Izindi nyamaswa nazo zabona inkwavu zongera umurego, dore ko burya zizi no kunyaruka, zikarushaho nazo gukuka umutima no kwiheba ziti ibintu biducikiyeho. Cyakora inkwavu nizo cyane cyane zaboneye amakuba muri ibi bintu, kuko zabitangiranye zizi ikizikanze. murumva ko zari zifite ibibazo, kuko zo zazirikanaga umuntu wazirukanye azivuza amabuye, hahandi igipapayi cyaguye. Mubizirikane mwabana, aho zari ziryamiye, urumva ko zo zari zifite n'ikizirukansa, zari zumvise ikintu kitura hasi. ubwo urumva ko ubwoba bw'izo nyamaswa bwari bwinshi, ariko ku nkwavu byari ibindi. icyo gihe rero nicyo cyatumaga ubwoba ku nkwavu bukomeza kuba bwinshi, bukarushaho kuzirya. zakebuka inyuma zikabona ibikoko byose biziriho, noneho umutima ugahabamo ubwo bwoba bw'inyamaswa. ariko intare yo yari yiryamiye mu ndiri yayo, ntacyo yishisha, itaramenya ibyabaye. sinzi uko yaje kumva urusaku n'imirindi y'inyamaswa, irakanguka, uri kwireba, irabyuka, iriranura, isohoka, igomagira, iritegereza, ibona inyamaswa zose ziruka nk'izasaze. iratontoma, igira kabiri, iroshya ubwa gatatu, inyamaswa zose zibura aho zirigitira, birazicanga. niko guhagararira icyarimwe imbere y'umwami w'ishyamba, urumva ko ntacyo zari kurenzaho, ziratuza. ariko imitima yarakubitaga pi, ariko umutima rwose wari wazishigutsemo, nuko ziratunagurika. iby'umuriro byo ntibyari bikiri ibibazo, kuko umutontomo w'intare wari wazikangaranije. intare ihera ku nzovu, iyibazanya uburakari bwinshi, iti mwabikora kimwe murirukankanwa n'ikibi n'aka kageni. inzovu iti twabonye imbogo zihunga umuriro, zivuga ko ishyamba ryahiye, nuko tubona ko natwe ntaho dusigaye, duhera ko tugira gute dukizwa n'amaguru. intare ibaza impyisi iti ni iki cyabateye ubwoba? impyisi ziti twabonye ingeragere zirukanka zihunga, dukeka ko ishyamba ryahiye, natwe turiruka. ubwo zungamo zivuga cyane ziti kandi nyagasani, ntuyoberwe rwose, ntuyobewe nawe ko iri shyamba rijya rishya kenshi, bikadusaba yuko duhunga. nuko intare ibaza ingeragere iti mwirukankanwe n'iki? raporo ibaye iki yemwe mwabana mwe? raporo ibaye inka zikarabaye. ingeragere ziti twabonye inkwavu ziruka, tubona ko hari ikiziteye, natwe turahunga. irashyira iza kugera ku nkwavu, irazibaza iti ni iki cyabateye guhunga mugatera imvururu mu zindi nyamaswa? mwa nkwavu, ishyamba mukaritera hejuru, none mukaba mwambujije gusinzira. ndagira ngo mbibutse ko intare ari umwami w'ishyamba. ubwo murumva ko nyine zari zigeze aho bagomba gusobanura icyateye ibyo byose. rwa rukwavu nyirabayazana rusubiza intare ruti umva nyagasani, icyabiteye rwose umva mbisobanure neza. nari nidundaraniye mu gacucu munsi y'igiti cy'ipapayi. ese kudundarara ni iki mwabana? kaga gakwavu kavuze ko kari kidundarariye munsi y'igiti cy'ipapayi, ubwo byari bimeze bite? kati rero nari ntangiye guhondobera. noneho guhondobera ni iki? ntangiye guhondobera, numva ikintu kinini rwose kimeze nk'ibuye kinyikubise iruhande ngo po. nuko ubwo mpera ko ndahaguruka, ngenda nirukanka mpunga mwene muntu. uko niko byagenze rwose, nta kundi. uko niko byaje kugendekera. nuko bigeza aho nza gutekereza ko ryaba ari ipapayi ryahubutse mu giti rikabungwa iruhande.
nuko nkomeza kwirukanka kuko nta cyemezo nari mfite ngo ngere ahitaruye. Nkebuka inyuma gato nsanga inyamaswa zose zo mu ishyamba ziri kwirukanka zinkurikiye, nk'uko umutima cyane. Nibwo nkuyemo nkomeza rwose guhunga. Intare imaze kubyumva isanga nta buryarya nta n'ifuti, ahubwo ari ubucucu inyamaswa ziyokamiwe iyo ziva zikagera. Bigeze aho ibitwenge birayitwara maze itembagazwa aho ngaho, iraseka irumirwa. Nuko izindi nyamaswa uko zateraniye aho ngaho zose zikorwa n'isoni, zibura imwe iyo, nuko zisubira imwe iwayo, indi nayo isubira iwayo. Sinjye wahera hahera umugani. Bana rero, umugani w'uyu munsi w'ubwoba bw'inyamaswa ngaho musozereje, kandi igice cyacu cya mbere turagisoje. Amagambo ari aha ngaha akomeye, ababyeyi namwe mufite inshingano yo gufasha abana kuyasobanukirwa, kandi n'ejo tuzakomeza n'umugani nka gutya. Abana ntimujye kure, ngiye kuvuga gato ku musogongero w'amateka, ariko mureke mbanze nsome ku mazi naho kanya, ndetse twumve n'indirimbo twari twumva, Rwanda nziza gahoreho. Tugeze mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyacu. Ndizera yuko nshuti mukunzi ukurikiye IRTV ijwi ry'urugwiro aho uherereye, amatsiko rwose ashobora kuba yakuzonze, ariko nta kibazo ndahari. Ijwi ry'urugwiro ngiye kugusobanurira ibyaho ngaho i Gasabo uherereye cyangwa se wavukiye. Ese Gasabo byatangiye gute? Nakubwiye nkitangira ko ngiye mu mwaka w'1991. Ni hambere nguko iyo ngoma yatangiye. Thank you.
Muhire Muhire rwose urakoze cyane. Muhire aravuga ati byaba byiza mugiye murangiza umugani w'ijwi ry'urugwiro hanyuma mugatukurikizaho n'ikirari mutabanje kujya ku mateka. Message yawe ndayibonye, uyu munsi ndabikora uko nabiteguye, ariko nta kibazo, ubutaha tuzareba nimba koko aricyo cyaba cyiza kugira ngo abana batanata uburyohe cyangwa icyanga cyo kumva umugani, kuko n'ubundi n'ikirari cy'insigamugani kijya kumera nk'umugani. Wasanga ibyo Muhire ari kutubwira ari byo, tuzabitekerezaho turebe uko twajya tubikurikiranya, ntacyo byaba bitutwaye. Ngiye rero kwanzika mbasobanurire uko byagenze mu mateka y'u Rwanda. Ingoma y'Igasabo byari bimeze bite? Tugiye gusogongera nshuti y'urugwiro, ntaho nabona nkura ya mateka, ntaho yanditse, yewe ni ukugenekereza tugashakisha. Iki gihugu cy'u Rwanda rugari rwa Gasabo nicyo cyahanzwe inyuma y'ibindi bihugu nge nkunda kwita impugu byari bigize u Rwanda rwo hambere. Impamvu nongeho ngo rwo hambere nuko urwo hambere twari dufite rwagabanijwe n'imipaka yashyizweho n'abakoloni, ntabwo ari urw'uyu munsi, n'urwo hambere. Icyo gihugu rero impamvu tuvuga ko aricyo cyahanzwe nyuma nuko cyahanzwe ahasaga mu mwaka w'igihumbi, nk'uko nabivuze. Icyo gihe hari ku ngoma ya Gihanga uwa mbere Ngoma Ijana, akaba ari we rero wagize gutya abimburira abandi bami b'umushumi b'i Gasabo gutegeka icyo gihugu, hari mu mwaka w'igihumbi na 1991. Abami b'i Gasabo bari abanyiginya, ndumva ari ikintu kizwi cyane, ariko nongeye kugikomozaho nk'uko nahisemo kujya nkomoza ku bami bayoboraga cyangwa bategekaga impugu runaka. Ntabwo abami bayoboraga, abami barategekaga. Abami bategekaga icyo gihe i Gasabo bari abanyiginya. Ikirangabwoko cyabo cyari umuki, cyari umusambi. Ndumva nabyo ari ibintu abakuze muzi mutari bakeya. Rero muri ako karere niho hari amariba maremare n'amagari y'abami, aho bashoreraga inka zabo nka Mutara na Kirima n'abandi. Ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba, ubwo turi mu mwaka w'igihumbi na 312, niho ingoma nyiginya yitiriwe u Rwanda. Mbere yaho byitwaga ingoma y'i Gasabo gusa. Akantu ndagira ngo nkasubiremo wenda mukumve neza. Uru Rwanda twari dufite hambere rwiswe u Rwanda mu mwaka w'igihumbi na 312 ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba. Izina Rwanda rikaba ryaravuye ku bitero byagabwe n'abami b'icyo gihugu bashaka gucyagura. Ngaho aho izina barikuye. Inshuti z'ijwi ry'urugwiro, turi mu gice cya kabiri cy'ikiganiro cyo hambere, aho turi kureba noneho umusogongero w'amateka. Umurwa mukuru wabo wari Gasabo, nubwo nyine n'igihugu cyari Gasabo, umurwa mukuru nawo wari Gasabo. Bikaba n'inkomoko y'imvugo twese uyu munsi tukinavuga, tuvuga ngo ni u Rwanda rugari rwa Gasabo. U Rwanda rwa Gasabo muri ibyo bihe rwari rukikijwe n'ibihugu bitandukanye kandi bikomeye, harimo nk'ingoma y'Igisaka, hakabamo Indorwa. Ubwo Indorwa abatari kumva neza amazina yo hambere ni usubira ku Mutara n'Ubugesera. Ubwo Bugesera bw'uyu munsi wegeka iyo ngiyo kuri Cyohoha. Gihanga akimara kwima, ikirangabutegetsi cye cyari Nyundo. Iyi Nyundo tuzayisubiraho nayo. Nyuma iyo ndangabutegetsi ya Gihanga yaje gusimburwa n'ingoma Ngabe yitwaga Rwoga, ari nayo ngoma ya mbere ndangabwami y'abanyiginya, Rwoga. Aha twabibutsa ko rero iyi ngoma nyiginya yari itegetse mu Rwanda, niho yari itetse mu Rwanda rugari rwa Gasabo, ari naho hari umurwa mukuru wayo. Iyo usesenguye neza amateka y'ibihugu byari bigize u Rwanda tuzi ubu ngubu, Abasinga nibo bari bafite igice kinini cy'u Rwanda noneho dufite uyu munsi. Inshuti z'ijwi ry'urugwiro, ntabwo biba byoroshye kugira ngo abantu basobanukirwe aya mateka, biba bisaba ko twungurana ibitekerezo. Nkaba nkurarika rero wowe ukurikiye ijwi ry'urugwiro ko waduha igitekerezo
ko watwunganira. Kandi ahagana hasi aho ibisobanuro by'iki kiganiro biraza kuba biri, ndahashyira inzira cyangwa inkora bita mu cyongereza link cyangwa mu gifaransa igaragaza aho aya mateka yanditse, birabisobanutse neza cyane, uze kugeraho nawe yasome, kuko ntabwo nayavuga ijambo ku ijambo, ndi gusogongera nawe nkagusogongeza. Inshuti yanjye rero, reka dufatanye dusogongere. Ibi bisobanuro bigaragaza yuko aba bagabo b'abasinga aribo bari bakomeye cyane muri icyo gihe, ntabwo ari ibintu by'agaseshwarumuri, kuko n'ijambo buriya abasinga rifite icyo rishatse kuvuga nk'abazi ururimi rw'ikiganda. Gusinga ni ni isumbwe, rero ni cyo byaba bishatse kuvuga. Gusinga mu kiganda ni ukuruta, ni ukuba sinzi, ntabwo ndibuze kuvuga ikiganda, nanjye nyiziho gake kuko shora y'imizi iyo ngiyo. Abari mukono iwacu mukarage mwese ndabasuhuje. Iyo urisobanuye neza mu kinyarwanda rero, kuko nari mbivuze, usanga rivuga abatsinze, kuko bari bafite ibihugu byinshi bayoboraga, biri mu Buriza, biri mu Bwanacyambwe, byari biri mu Nduga, ndetse baje no kuyamburwa n'Ababanda iyo Nduga yo, ariko bagumana za Bunyambiriri, bagumana za Bwishaza. Ubudaha bukomeza kuba ubwabo, ndumva bimwe naragiye mbikomozaho, Ubukunzi, Ubusozo, Bwito, Byahiburwi, ndetse n'ahandi hatari hake. Aho hose abasinga nibo bahayoboraga. Ndi kubivuga nshaka kumvikanisha icyo bisobanura, nkavuga ngo abasinga, ariko uyu munsi bavuga ngo abasinga. Kubera iyo mpamvu urebye wasanga abasinga aribo benshi no mu gihugu cy'u Rwanda, hakiyongeraho n'Ababanda bari bafite ibihugu birimo nka Nduga, birimo nka Bwanamwari. Ibi bintu numva narabivuze, biri mu Buhoma, biri mu Bukonya. Bantu bari Bukonya aho ngaho kuri Kinoko, muri ku Mubuga, mwese ndabasuhuje. Hakiyongeramo za Bugoyi, ubwo abari kusashwara ku Mbuga no hirya yaho, namwe mukomeze mugire ibihe byiza. Abari Rwankeri kuri Misiyoni naho hari muri ibyo bice, n'abari bari iyo ngiyo za Burera naho barahagumana. Hakurikiraho rero Abagesera, nabo burya ntabwo ari bake. Abantu benshi usanga ari Abagesera babandi baziririza n'Akanyamanza, babita Abagesera b'Abazirankende, sinzi nimba ntari kwibeshya. Nabo rero bari nk'igika cya gatatu kirimo abantu batari bakeya, bari bafite ibihugu birimo nk'Ubugesera, birumvikana, Ubushiru, bari bafite Ubugamba-Kigamba, ndetse n'Igisaka iyo ngiyo kwa Bakimenyi. Hagakurikiraho rero Abenengwe, nabo ntabwo ari bake. Nkeka n'uyu munsi Abenengwe atari bake mu Rwanda, bakaba bari bafite igihugu kimwe cyitwaga Ubungwe. Hagakurikiraho Abazigaba. Abazigaba nanjye nibo ndimo. Abazigaba tuziririza ingwe, bari bafite ibihugu birimo za Rweya na Kingogo. Hagakurikiraho Abashambo, bari bafite igihugu kimwe cyitwaga Ndogwa, iyo ngiyo mu Mutara, iwabo w'inka, iwabo w'abantu. Hagakurikiraho Abacyaba, bajya babeshyira ngo batera umwaku, kandi rwose nta mwaku ubaho. Bagategeka igihugu cya Bugara. Ese ubwo igihugu cya Bugara waba warumvise inkomoko yacyo? Ndakurarikira kumva video yabanje, ndaza kwishyiraho mu bisobanuro, urebe Bugara uko byari bimeze ibyaho. Nuko hagakurikiraho rero n'Abega. Abega nabo urumva baje inyuma, bari bakeya, ntabwo bari benshi, ariko barafite ingoma iri Kibari yari ikomeye. Ingoma y'Abega ya Kibari ntabwo yari ingoma rwose wapfa kwinjirira uko ubonye. Bakagerekaho Abanyiginya bategekaga ingoma Ngabe y'Igasabo, bagasa nk'abifatanije. Icy'ingenzi twazirikana ni uko kugeza uyu munsi turebye neza, ahasaga mu mwaka w'1912 nibwo urugo u Rwanda tubona uyu munsi twavuga ngo rwabayeho, ariko twibuke ko bakuyeho ibice bitari bike. Icyo gihe ni ibitero byari bitoroshye, byari byo kwagura u Rwanda, nibwo byatangiraga ku ngoma ya Ruganzu wa mbere Bwimba.
uru Rwanda rero dufite ubu rwari rufite ibihugu 29 byari biri ku buso bunini cyane. Iyo bwumvise amarira wumva agiye gushonga mu maso. ibihumbi 168,606. murumva ko u Rwanda rwari runini cyane, ariko reka tubyihorere, nta kundi twabigenza. tugwize urugwiro kilometero kare 168,606, ariko mwabonye ukuntu gasigaye kangana. reka tubyihorere, nguga ya ibye bice abyibiramo, ntacyo bitwaye. ingoma nyiginya rero niyo yari ntoya mu zindi, ariko ntibyayibujije kwigarurira ibihugu byari bigize u Rwanda dufite ubu. abasinga ntumbaze uko byabigendekeye. abanyiginya baturuka i Gasabo baratera, yewe baratera u Rwanda bararubumba rumera uko turubona, nubwo baje kurugabanya bagashaka buhake, kandi nyine twarabyemeye, nta kindi twarenzaho. nabasogongezaga ngibyo byo nabashije kubona ku ngoma y'Igasabo. nshuti z'ijwi ry'urugwiro, mu kanya turuhuke gatoya, nsome ku mazi, hanyuma dukomeze mbabwira iby'ikirari cy'insigamigani. abazirikanye nababwiye yuko ngiye kubaganirira ku kirari cy'insigamigani kivuga ngo aho intaganzwa yicaye ntihava. reka uyu muziki nawo utwurure umutima, turuhuke, kandi nizere ko abana batagiye kure. ubutaha koko nzakurikiranya umugani n'ikirari cy'insigamugani, kugira ngo hatazagira umwana uba wacitswe. muntu utarakora subscription, ndagusaba ko wayikora rwose, ugakanda ahangaha hasa n'umutuku, ubwo uraba ubikoze byose biraba birangiye. reka nduhuke naho mu kanya, kandi nizere yuko inshuti z'urugwiro ntaho muri buze kujya, ahubwo murusheho kurarika bagenzi banyu, bantu mudukurikiye kuri YouTube, ndabaha yambu cyane, mbashima kuko mwabashije kudukurikira, tukaba tugeranye aya magingo mu kiganiro cyiza nk'iki ngiki cya buri mugoroba.
bati gahore hose Rwanda watatswe na rurema. Aka kantu ni keza cyane, gahoreho u Rwanda, gahoreho u Rwanda, gahoreho Rwanda, kandi gahoreho u Rwanda n'abanyarwanda, wowe watatswe na rurema. Reka rero twigire mu kirari cy'insigamugani nk'uko nabibasezeraniye. Bantu bakuru, nigeze kuvuga ngo muraza guseka. Umuntu udaseka aze kunyandikira rwose, tumushakire umuntu wamuvura kuko arabarwaye. Aho intaganzwa yicaye ntihava. Uyu mugani bawuca iyo bashaka kurwana, wigumya mu makuba. Sinzi nimba uraza kubisobanukirwa, ni ikinyarwanda cyo hambere. Aho intaganzwa yicaye burya ntabwo ihava. Uyu mugani bawuca iyo bashaka kurwana, kuwigumanya mu makuba. Sinzi nimba wumva icyo bivuga, ndongera musubiriremo. Aho intaganzwa yicaye ntihava. Iyo umuntu yigumanya mu makuba, ese birumvikana kwigumanya mu makuba? Iyo wigumanya mu makuba, ibintu byakomeye ugakomera, nibwo bawugucira. Ukihagararaho wanga kwisekesha, umuco mwiza w'ubupfura wo kwanga kugahwa. Nibwo bagira bati aho intaganzwa yicaye ntihava. Ntabwo nshaka ko muguma mu rujijo, reka nkomeze najya ngo nzamure volume. Reka nkomeze nsobanure neza mwumve uko byagenze. Wakomotse kuri Gashegu. Nkunda gutinda ku mazina kuko biba byiza iyo ubarira abantu inkuru bakagira icyo basigarana. Ndagira ngo iyi ntaganzwa nibura uze kuzirikana ko yari ifite izina rya Gashegu. Gashegu wo mu Kabagari yari umugaragu wa Marara. Sinzi nimba mwabyumvise. Icyo gihe yaburaniraga kwa Gahindiro. Hari mu mwaka hagati hafi aho mu 1700. Ni hambere mutagira ngo nejo bundi. Aho intaganzwa yicaye ntihava ni umugani bacira umuntu wigumanya mu makuba akihagararaho rwose akanga kwisekesha. Nibwo abantu bagira bati yewe aho intaganzwa yicaye ntihava. Byakomotse kuri Gashegu, nari nabivuze mu kanya, uwo mu Kabagari waruhatswe kwa Marara. Icyo gihe yari ari mu y'abagabo, ari kuburanira kwa Gahindiro ahasaga mu mwaka w'1700. Twigarukire gatorera inyuma kugira ngo tuze kubyumva neza. Tubanze twumve intaganzwa. Sinzi nimba waba uri umwuzukuru wo mu ntaganzwa cyangwa uri umwuzukuruza wazo, ariko intaganzwa zari umutwe w'ingabo, zikaba umutwe w'ingabo z'ubunana. Ubunana ni mu bunana nyine. Zagengwaga na Marara wa Munana wa Gihana cya Cyilima Rujugira. Umutware wazo uheruka w'intaganzwa ni Bwanakweli bwa Nturo ya Nyirimigabo ya Marara. Ese aho muri kubyumva? Nuko ku ngoma ya Gahindiro Marara ahiga na Rugaju rwa Mutimbo, bahigira kuzatera umuhima witwaga Murari. Rugaju yari umutoni wakadasohoka kuri Gahindiro, agatwara Uruyange n'Abashakamba. Nawe Marara akaba umuvandimwe wa Gahindiro. Bukeye Gahindiro atanga umugabo. Uruyange, Abashakamba n'Intaganzwa batera kwa Murari. Ese muri kubyumva? Urugamba rukomatanije imitwe itatu ariko ibiri y'umuntu umwe. Rwari rukomatanije aba Marara n'aba Rugaju. Bose bambarira gutera Murari. Bageze mu nzira, Marara asezerana na Rugaju ko batera ku mugaragaro, bakamenya ingabo zirusha izindi intege. Bati tuteze kuza kwiyubikira imvura, tute kwiyubikira ijoro, tugende habona. Bamaze gutandukana Marara n'ingabo ze bajya inama. Munyumvire namwe. Bati Marara, ubundi uri icubiri. Icubiri babyitaga ni icubiri, ni ijambo rigoye cyane. Bishatse kuvuga ni umutware ufite ingabo nke. Ingabo nke zo bakazita inkewe iyo zidafite umutware.
nawe Rugaju ufite imitwe ibiri ikomeye. Inama yatangiye, Uruyange n'Abashakamba. Aho kugira ngo tugende tuhasebere kandi ubona natwe benshi, dukwiye kutaryama. Dukwiye kutaryamira ijoro tugatera Murari. Muranyumvira, abantu bamaze gusezerana, nyuma ibintu barabihinduye. Inama barayinoza kandi bari bavuganye gutera ku manywa. Bamaze kuyinoza bagenda mu gicuku cya mbere, inkoko zitarabika, basakiza kwa Murari. Urugo rurashya birumvikana, Murari arapfa. Icyo gihe kera iyo bateraga wabaga wowe ingabo kugira ngo babe batsinze, nuko babaga nyine bamwisha. Mu yandi magambo, The Band yadapfuye filimi ntabwo irangira. Yicwa na Gashegu uze kumuzirikana ndamugarukaho. Yicwa na Gashegu ka Mugema w'umunyiginya umuryinyonza, yari umugaragu wa Marara. Kumwita umuryinyonza nuko iwabo bakundaga kuragira cyane. Bukeye Rugaju n'ingabo ze babyukiye gutabara, bahura n'abavuzi b'amacumu baje kubwira Marara ko Murari yapfuye. Bakaba bashoreye iminyago. Rugaju abibonye iramurakaza, ndetse biba inkomoko y'urwango rwe na Marara. Muranyumvira, burya kandi burya ngo burya agasuzuguro nirwo rwabo. Marara ajyana iminyago ibwami. Rugaju we yanga kujyayo ngo arakariye Marara by'ubutoni, ashaka ko Gahindiro aza kumuhendahenda. Hashize iminsi Rugaju atagera ibwami, bitera Gahindiro ubwoba. Aravuga ati nyamuneka ibi bintu ni ibiki? Burya iyo umugabo atagira ubwoba ngo abatagira n'ubwenge. Amusanga ku kiraro, amubaza igituma atakizi ibwami. Undi ati sinabona aho nca Gashegu. Uyu Gashegu muramwibuka, niwe wari wivuganye umwanzi Murari. Gashegu wahize ngo ubwo amaze kwica Murari namungerekaho Rugaju azaba ashize agahinda. Gahindiro agaruka arakaye, ahamagaza Marara aramubaza ati niko Marara, ngo umugaragu wawe Gashegu arashaka kunyicira umugaragu Rugaju. Marara ati nzi ko Rugaju yakuroze. Ati Gashegu yabashate kwica Rugaju. Niba Rugaju ashaka kumwica, ntawe umubujije, kuko icyo akubwiye cyose ukemera, atari ko ntabigenza ndetse niyipfire. Gahindiro ati oya, ese yicwa n'iki? Marara ati yicwa nuko Rugaju yamuririye. Gahindiro ati reka, ntabwo azapfa atabonye umushinja ngo aburane. Ngaho rero aho urubanza rugiye gutangirira, turi kureba ikiraro cy'insigamugani kivuga ngo aho intaganzwa yicaye ntihahaguruka. Nuko bamaze kubivuga, Ruganzu abaraje. Gahindiro akimubona aramubwira ati inkuba y'umuheto ndagira ngo dutumire Gashegu umuhe umushinja w'uko ashaka kukwica. Gashegu atumirwa ahubwo rega. Rugaju azana umushinja, barapfukama baraburana. Gashegu agira ubwoba, anya mu bihu yambaye, atangazwa n'ibyo bimubayeho. Rwose arumirwa, urumva ko nawe nabyo byarushaho kumutera ubwoba. Nta bibazo umuntu w'umugabo. Aha nuko intaganzwa nazo rero zigira kiziba zirabibonye, maze bose bicara iruhande rwe. Ariko wumva ubupfurasha, zose zicara iruhande rwe, bamushyira hagati ngo indi mitwe itabona ko yahaneye. Aragumya araburana, ariko arakotana kugeza igihe atsindiye. Gahindiro abwira Gashegu ati haguruka uramutsinze. Gashegu aramusubiza ati ahaha, aho intaganzwa yicaye ntihava. Intaganzwa zose ziboneraho ziravuga ziti reka intaganzwa aho zitsindiye ntabwo zishobora kuhava. Ubwo bangaga ko babona ko yagize ubwoba akinyaho, bati ntabwo tuva hano twahatsindiye. Nuko rubanda rundi rurikubura, hasigara intaganzwa. Ziratangira ziseka Gashegu ziti waneye mu bihu kavunwe. Nuko iryo jambo nuko niryo ryagize ritya irasakara
biramenyekana hirya no hino biba karande, ni ukugize ubwoba wese bakavuga ngo yaneye mu bihu. Nuko naryo rero ryaturutse kuri Gashegu, iryo jambo kuvuga ngo umuntu yaneye mu bihu, ubwo ubyumvira aho ngaho, ubwo abaneye mu bihu imbere ya Gahindiro kubera ubwoba bw'uko yabonaga agiye gupfa. Nyabuneka nubwo turi guseka, ibintu byari bikomeye. Kuva ubwo rero ayo magambo yombi yaturutse kuri Gashegu ahinduka imigani. Rimwe no kunya mu bihu, rivuga ngo aho intaganzwa itsindiye nti reka aho yicaye ntihava. Umwe bakawucira kuwo babonye akanganijwe n'ubwoba ari mu makuba bati yaneye mu bihu, undi bakawuca bashaka gutera inkunga uwigumanya mu makuba bati aho intaganzwa yicaye ntihava. Sinjye wahera hahera umugani. Iri n'ijwi ry'urugwiro, twari turi mu biganiro by'umugoroba byo hambere. Ndi Andre Isaka, ibiganiro birakomeje kandi ndagushima wadukurikiye kuri YouTube, ntugende udakoze comment. Na hejo, bye bye. Umuziki wo hambere reka uzamuke nduhuke, mukomeze mugire umugoroba mwiza.